Dore uburyo wakwandikira nimero kuri WhatsApp igahita yisavinga muri telefone utiriwe uranyura kuri iyi application yo kwandikiraho nimero. Hari ukuntu uhura n'umuntu nko ku bitaro akakubwira ati mwana wanjye mfotorere kano kadokima ngo he nimero ukanyohereze kuri WhatsApp. Wowe bikaba ngombwa kuza kubanza wayandika ahangaha uko nguko kandi ukabona biri kugutinza. Ariko iyo uje kuri WhatsApp yawe uko nguko warangiza ugakanda hano unyurugiye kureba abantu bose ufite muri telefone ahangaha uko nguko uhita uhasanga kano kantu kanditseho new contact ugakanda uko nguko. Noneho ukaza hano handitse phone ahangaha uko nguko ukabanza wareba ahangaha nimba hasetinzemo u Rwanda nimba ari Nyarwanda ukasetingamo Rwanda uko nguko. Noneho ukaza hano ugashiramo ya nimero. Noneho warangiza kwandika nimero hano uko nguko ukaza ukandikaho izina rye ahangaha uko nguko, wenda reka twandikeho uko, warangiza ugasevinga hano uko nguko. Iyo umaze kuryandika kuri ya birumvikana baguhaye nimero iri kuri WhatsApp ihituza ugasacinga rya zina wanditseho hano uko nguko. Twe twanditseho hanyinshi urabona ko ya nimero ihitiza ngiyi yageze muri telefone, uretse ko iyo wenda itari kuri WhatsApp, ariko iyo iri kuri WhatsApp ihitiza uko nguko ugahita uyikandaho ukajya kureba ka kadokima wamufotoreye, warangiza ukagakandaho ukakohereza utiriwe uranyura mu nzira nyinshi. Niba ubikoze bigakunda twandikire muri comment. Ikindi niwe bagawe kumfollowinga kugira ujye uba mu bantu ba mbere babona amasomo nk'aya ngaya y'ikoranabuhanga. I'm here for you.